uvuze na nda jambo rimikira ahantu wa munyarwandakazi we wamfura w'Irwamagana ubikira iryo jambo ugusurira n'umusurire akwita iki kiburanyo buriya ngo nawe uhisha uwahishaho ufite inkovu ku kibuno ufite inkovu mu bitugu kandi ngo urugo utabamo numenye amakuru yarwo uyu munsi mu myaka mfite 30 n'ingahe hari urugo nabayemo nge Big Man Rwanda havuga Imana Rora hari urugo nabayemo nana ubinze twicayemo ntabwo tuzi ngo nizigize yose kandi tuyirimo nyine urakoze reka mino ngaho nashimiye buri mwe wese unkomera amashyi ayumve wowe curikira amashyi nawe yakire murakoze twinjira mu makuru siporo rero nibi byangomba update aho narindi kandi nagarutse nabashimira mwagiye feedback abanyamakuru bagenzi banjye Big Man ari ariko uzagira ibanga uzibyo kuko bose naga bari abakunzemo n'abafana harimo n'indeberezi harimo n'indyarya harimo n'amaniko harimo n'ingenza nimba hari igice byinshi mu buzima buturanga so rero amakuru hari nababwira update ku cyumweru nyene mba updatinga kuko ejo guhera kuwa mbere ndatangira ku updatinga abakunzi banjye ku makuru ari mu sesenguzi mumenyereye uko musenaje nuje ntabwo ndamera neza urumva ko amagripe naje ndwaye amaso imeze nk'uvuye mu Burayi undi mu gihugu cy'u Rwanda wari warabaye mu diaspora ndimo ndahumeka ikirere cyiza amafu ariko hanarindi rwose Burayi ntabwo ahumeka neza ntabwo wumva kirima nyine nk'umuntu mu Rwanda nabyita ku ishuri nabyita gushaka masters gushaka ubundi bumenyi kubona ubundi bumenyi hari abantu bashaka ku isi bareba ari ingi bicayemo nyuma y'ibyo mubona hari ibindi bintu biri ku isi so rero amakuru ngiye kwinjiramo na update ariko ejo gwa kwa mbere natangiye gusenga gusenguza mumenyereye mukunda tibige madezandanire kuri miriro duha amakuru ni byinshi bivugwa ariko ejo ndabyinjiramo ko ndamaze kumenya neza naje ndwaye amaso naje ndwaye amagripe kubera n'ibintu mu rutamenyereye kubiresista bigera bigorana ntabwo ndamera neza ariko ndavuga mfite abantu bankunda reka mbabwire ko nagarutse kandi nzi neza ko notification muzibona majya ngo ati Big Man welcome back mu gihugu nyuma yo kuvuye i Burayi cyangwa uvuye mu waruri mu hanze ariko wongere uyumvi kaze mu Banyarwanda kuko uri umunyarwanda nyuma y'imyaka mfite ni bwa mbere nakisanga muri case nishizwemo n'umuntu navuga ngo ahitamo naye nizeye mu buzima bwanjye mu cyizere cyanjye ariko anyereka yuko ari undi muntu ufite ubushobozi wakuburisha watera ibikangisho ari byo Dr. Murangira avuga ngo musigaye mutera abantu ubwoba ngo muzabajya gukena gutya yabivuzeho ko nabyo byaje mu bintu byiza icyaha nge nawe rero ubwoba nzi neza ko mfite ubutabera bwiza mu Rwanda kandi shimira umugenzacyaha umushinjacyaha umugenzacyaha n'umurigini ni pariki shimira umudamu w'imfura barambwira ati Big Man aya makosa wakoze nago ari amakosa yarakoreshejwe ariko icyo nakubwira cyo ntuzongere gukora ikosa nkaririya kuko urwego rwawe ngera mbo yabimbwiye kandi n'uwo ngwahaye bazi uburyo bamusobanuriye azi n'uburyo yafashwe azi n'uburyo yarebwemo yerekana ko ari umuntu ngo winywara mutima ngo ufite ubumuntu come on never bakweretse ko ibyo uvuga hari abantu bakurusha IQ ngo umuntu ngo ndamutahana ngo umuntu ushaka kumugura amata arambwira ati iki gihugu cyacu ati iki gihugu cyacu uri kuvuga gutya iminsi tumumaranye iragutakeka ari ashonje wow iyo turi kuvuga ngo uramutegera ati n'utumugera nagari butahe byari kuwa kane mugoroba waje gutaha ute kandi waranze yesa yankorera dosiye yanjye aravuga ati ahita amagara kuri wa Kimironko aravuga ati uyu mu papa mu minota mikeya tumaze kuvugana narare muri gereza kuko ikibazo cyo namaze kugihanduringa ubu ni umugenzacyaha nyine wo muri parike ahara ku rukiko rw'Ibagabaga bw'ibanze mushimira abafura we kuko ntabwo imfura bazitwerera imfura n'ibikorwa niyo mvuga ngo imfura yamaze kuba muri Rwanda banyemere babyumve ni Paul Kagame n'abandi bantu bake muri bo ariko abembi ku mwambaro ukora ngo nyine ngo bafirinze ko ari ubupfura bigize abadanje ariko burenya mva gwisi nisakaye kandi buriya ngo umuntu agusurira nawe uzikane umusuzi kugira ngo tabakwita ikiburanyo mu buzima dukomeza rero ndamushimira uwo mugenzacyaha yarabati genda byuko zabikoze sohoka Rora ntabwo tumufite nabi turi mu gihugu cyiza turi mu gihugu cyera abaturage n'abanyarwanda bacyo arataha
isa ndekura ku wa kane nimugoroba amasaha 10 naraye mu maboko yanjye naraye mu maboko yanjye nyuma yuko nemvuye mu hanze mvuye mu diaspora kureba ukuntu bimeze urumva ko rero yavuga ati uyu muntu arimo anyereka image itandukanye n'indi kumva nzi ko buriya abageze cyaho dosiye baba bayifite banazi n'ibyo uregwa babashyira ku munzani mu bumenyi baba barize nuko rero bigenda neza ndamushimira nawe harabaye aravuga ati rora urambabaje nabwo ati sister I'm sorry ndi umuntu kandi buriya nta muntu udakora amakosa ahubwo ikosa no kuyasubira. Dukomeza rero amakuru ngiye kuba hano uko ikipe y'Amavubi irimo iritegura imikino ya gishuti kugira ngo izamure urwego, mvuga ngo ni ikipe imaze kubahinduka mu mico no mu myifatire, kuko twamaze kubona ko Amavubi imyaka ishize yari Amavubi hamagaruka ukabona ati se nana Amavubi natanga ikizere abakinnyi bahari na rwego riho, ariko mu Rwanda harimo ikintu bita competition, harimo ubudasa, organisation nziza, gukunda ibintu bakora, ukabona ko Amavubi atanga ikizere mu myaka iri imbere yuko twamaze kubona ikintu nakoze nyuma mbere ko ngenda twa tumaze kubona uburyo Amavubi itsinda yatomboye mu gikombe cya Afrika, tuvuga ngo birashoboka. Cape Verde, za Mali na za Liberia n'izindi ubona ko bishoboka. Igiye kubwa rero Amavubi ubona ari mu gihugu cy'u Rwanda yasohotse hanze yagiye gukina, ariko umukino wa mbere ubanza kwandikana isuku, abakobwa beza n'ikindi kintu bajya bavuga ngo muri beza muri beza rwose abasara, ariko namwe ntago mworoshye. Ntabwo umupapa ntabwo ndi umusore n'abapapa ntabwo n'abasore muri rusange. Mubwira ngo rero ikindi nuko APR hari abakinnyi yabashe kuba ishimira ati mwarakoze kuba natwe, harimo basuwane n'abandi batandukanye, aho bati mwarakoze kuba natwe, dukeneye ingamba, dukeneye amaraso mashya, reka mujye gushakira handi ubuzima natwe ducana ngaha tureko twazahura ubutaha. Aho ndari kuvugwa n'uwo bita Ramazani, uwo bita Barafinda, n'uwo bita Pierre umunyezamu, navuga ngo 2026 nawe nagana umwaka azishimira, kuko yahuye muri bibazo bitandukanye hanze ikibuga biranga, mu kibuga avunika urutugu, nyuma yuko ari kugenda agaruka situation equipe nayo ni ya musapotinga muri mayindi, kuko yamaze kwangirika kubera kuburiya umupira wanze umukinnyi itakariza ikizere, akajya nicyo bita depression no kuvuga ngo ni cyaje utakinira byakubayeho ugahura mu bitekerezo by'urudasa cyangwa by'ibinyurane. Rero navuga ngo isoko nigurisha cyangwa isoko ryigura nta kintu cyo twabonamo, sibye APR yaguze umuzamu Mahano yari ifite ikibazo, nava ifite igihanga yamaze kuba byarangira, tumeze kujya tumenya amakuru yandi APR yashaka abakinnyi, ese ubuyobozi bwabo bufite izihe ntumbero nyuma yuko bagera mu matsinda bakayamanika bakajya kwewindambira aho bati ibi ntabwo ari ibyacu, iyi niryo bayirya gutereka tubireke mu byirire mu muzi uko biribwa. Ese uyu mwaka bari impinduka, mwaka bari ingamba, haba ari ukuganizwa kw'abakinnyi, haba ari izindi ngamba. Ese umutoza Tarebo bavuga ko adashoboye arongerwa amasezerano cyangwa arahaguma, cyangwa barasesa bazane umuntu ufite mentality yo kuvuga ngo ashaka amatsinda? Nibyo kwibaza rero. Guhereje kuwa mbere ndinjira muri update sesengure nde kuri miriro tugosore amasaka ave mu rukungu, nicyo nabamenyereje. Nago rero ndibavuge byishire kambashimire babwira ngo mwebwe muri miryango mwaruhutse kimwe cyiza, namwe muri mu ngendo zitandukanye, Imana ikomeze kubarinda. Nanjye ndashimira Imana n'abantu bake, kandi mvuga ngo uzashime ugushimira kandi uzabe hafi kuba hafi turi isobanuro cy'umuntu. Dukomeze kubana, Imana ibandindire. Nje nagarutse nyuma yuko mvuye gushaka icyo bita masters no kumenya ngo igice kigize umuntu n'ubunyangingo gusa cyangwa n'ubugome burimo. Dukomeze kubana. Nk'umusurire akwita ikiburanyo n'inyuma ni umunsi kuri gukoresha amagambo akomeye. Oya ndimo ndaganira. Iyi platform ni yanjye kandi mfite abantu benshi bangu. Umutima wanjye uviva. Niba fightinze mvuge ngo ndafightinze, umutima wanjye uviva. Niba